Kuki abaturage ba Korea ya Ruguru iyo babonye perezida wabo batangira kurira? Menya byinshi bidasanzwe kuri Kim n'abaturage. Nubwo isi hafi yose ifite amakuru mabi gusa kuri Korea ya Ruguru, ariko nyamara hari byinshi cyane byiza bitajya bivugwa kuri iki gihugu. Buri muntu hafi ya wese ku isi azi ko Kim Jong Un uyobora Korea ya Ruguru ari umuyobozi w'igitugu ndetse ko abaturage bose yabanize akabakenesha. Ariko nta n'umwe ujya wibaza ngo niba nta muntu wiga muri iki gihugu ni gute babasha kwikorera intwaro zose zikomeye ku isi kugeza no ku ntwaro za kirimbuzi. Muri iyi nkuru tugiye kukwereka uko Kim Jong Un kuva yajya ku butegetsi yakoreye byinshi abaturage be ku buryo nta n'umwe ushaka kumurekura. Icya mbere, inzu ni ubuntu ku muturage wese udafite ubushobozi bwo kwiyubakira. Muri Korea ya Ruguru, imishinga minini isa naho ireba abaturage usanga leta ifite mu biganza. Niba utari umukire wo ku rwego rwo hejuru ngo ubashe kubaka inzu zigezweho zo kubamo, leta iguha inzu y'ubuntu yo kubamo nta kiguzi na kimwe usabwe, ubundi wowe ugasigara utanga amafaranga make yo kwita kuri iyi nzu, ndetse ukajya wishyurira n'utundi tuntu nk'amazi n'umuriro. Icya kabiri, kwivuza ni ubuntu ku baturage bose. Mu bihugu byinshi harimo n'ibyitwa ko byateye imbere, usanga ikintu cyitwa kwivuza ari ingorabahizi, ndetse n'ubwishingizi ugasanga buhenze cyane. Muri Korea si uko bimeze, kuko serivisi zose z'ubuvuzi ni ubuntu ku baturage. Icya gatatu, uburezi ni ubuntu ku baturage bose. Nk'uko twabivuze, serivisi zose abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi usanga leta ariyo izifite mu maboko, kandi izikurikirana umunsi ku wundi. Uko niko uburezi muri iki gihugu ari ubuntu, kuva ku mashuri abanza kugeza usoje amashuri yisumbuye. Si ibyo gusa kuko mu gihe cyose ukiri umunyeshuri, leta inakumenyera ibikoresho byose bikenewe ku ishuri ku buryo umubyeyi atajya ahangayika ngo umwana ariga ate. Aha ni naho usanga leta ishyira imbaraga cyane mu masomo ya siyanse, aho usanga igihugu gifite abantu benshi b'impuguke, ari naho bakura abasore n'inkumi babasha gukora intwaro zikaze igihugu gifite. Icya kane, ubushomeri ni buke cyane hafi ya ntabwo. Abantu benshi bashobora gukeka ko ibi ari ikinyoma, ariko ibi ni ukuri. Muri Korea ya Ruguru, ikigero cy'ubushomeri kiri hasi cyane, ndetse no mu bihugu bike cyane ku isi bifite ubushomeri buke. Byageze n'aho ibigo by'abanyaburayi bibitangaza. Nk'ubu, imibare igaragazwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko ikigero cy'ubushomeri muri Korea ya Ruguru kiri ku gipimo cya 2.85%. Bivuze ngo byibuze mu bantu 100 abatageze kuri 3 nibo badafite akazi. Gusa iyi mibare leta ivuga ko nayo iri hejuru cyane, ko abadafite akazi ahubwo bari hafi ya zero. Icyanyuma ni ubwiteganyirize bumeze neza. Kimwe mu bibazo bihangayikisha abantu benshi ku isi ni uburyo bazabaho mu gihe cy'izabukuru batakibasha gukora. Iki kibazo muri Korea ya Ruguru bagikemuye kare, kuko ubwiteganyirize bwo mu zabukuru ntabwo butangwa n'umuntu ku giti cye, ahubwo leta yashyizeho isanduku y'ubwiteganyirize, amafaranga ajyamo akaba atangwa na leta, kandi bigakorwa ku buryo nta muntu n'umwe ugeze mu zabukuru ugomba kubaho nabi. Ibi rero byose tuvuze byerekana ko leta iyo ishyize ibintu mu maboko yayo nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira. Byerekana kandi ko isura ya Korea ya Ruguru abantu benshi bazi atariyo nyakuri igihugu gifite, ahubwo bitandukanye. Ibi byose rero ahanini byashyizwemo imbaraga na Kim Jong Un ahagereye ku butegetsi. Iyi ikaba ariyo mpamvu buri muturage wese aho abonye Kim azenga amarira mu maso, ariko ari amarira y'ibyishimo batewe n'umuyobozi wabo. Isi yamaze gufata nk'umunyagitugu kubera ko gusa yaharaniye ubwigenge bwuzuye bw'igihugu cye. Yari The News Jam.